aya magambo arakomeye ahubwo n'umuntu wese uyumva yumve ko akomeye. Uwo mutungo munini nsubiremo ngo niba warazanywe n'ikamyo gaterekerwa nyirawo aho ngaho uwacu mutoyo ukazanwa n'akanyamasyo, turashaka umuntu wese ahabwa uburenganzira ku mutungo we. Abaturage turasinziriye natwe turajya ngo tubavumbukane, abo bahigi bari kuduhiga nabo babone ko natwe turi abantu kandi natwe dufite umurenganzira ku byacu. Nkibaza leta ninde ko narinzi ko leta ari umuturage, kuki umuyobozi ajya hari agahagarara akavuga ngo ntabwo abaturage tuzatsinda leta niki? Ntabwo ndasobanukirwa leta icyo ari cyo mu by'ukuri. Baraje natwe duhaguruke, niba intari sinze natwe tugiye gukanguka noneho duhangane. Wabwira abantu b'abagabo bahahira ingo zabo ngo wowe nawe inosa ntabwo zikama ducika baramuzana inosa ndetse abapolisi ngo yanavuganye na perezida w'urukiko ko abo bantu bateza imvururu, koko tuhageze ikimenyetso cyabitweretse imvururu yazidutesha. Niba biyaminiye bakaba bafite ubwo bushobozi bazi ko bari mukuri, nibareke kuzana impamvu zose zishoboka, bareke turujye mu mizi tuburane. Noneho wumva ko ngo n'umuhuza ngo byaramunaniye, umuhuza byaramunaniye kubera ko yabonye iki? Yabonye bidashoboka, nawe abivamo arabyanga. Nibareke tuburane, be kuzana ibintu byo kushaka kudutwara ku ngufu, nibareke tuburane. Uwo mwavoka nawe ni baringa, niyo mpamvu rero hajemo gushyamirana kw'abaturage. Harimo abishakiye avoka bajya kure bagasanga bari kuwo mwavoka, niyo mpamvu uri kubona abantu bajemo gushyamirana muga ati uwo mwavoka ntitumuzi ntitumubona, mureke twishakira abandi ntatureke. Twe nta bice tucikamo kuko twagannye ubutabera, dukeneye kurenganurwa n'ubutabera, ariko ko ibintu byose biri mu mucyo baretse tukabishyira mu mucyo. Ubundi umuntu avuga ibintu byiza nareke abantu babyumve, yari ibintu bibi nabyo nareke babyumve bamugaye. Niba ari byiza twebwe impamvu tuvuga ko ari byiza kugana ubutabera ni byiza, niyo mpamvu twe twagannye ubutabera, nta mpamvu rero kuducamo ibice ntibyanashoboka. Ariko twe turaharanira umutungo wacu wa buri muntu ku giti cye, kandi na leta umujyi wa Kigali wazanye amacakubiri uraza ngo uje gushubiriramo abantu bafite umutungo munini. Niba umunini warazanywe n'ikamyo umutoyo ukazanwa n'akanyamasyo, turashaka kumenya icyo kibazo umuntu waba warakituzanyemo ahubwo wayo macakubiri. Aya magambo arakomeye ahubwo n'umuntu wese uyumva yumve ko akomeye. Uwo mutungo munini nsubiremo ngo niba warazanywe n'ikamyo gaterekerwa nyirawo aho ngaho uwacu mutoyo ukazanwa n'akanyamasyo, turashaka umuntu wese ahabwa uburenganzira ku mutungo we. Iri tangazo nshyizeho babyumve, umutungo wanjye niba ari na mutoya ntabwo wari kwinjira mu mutungo w'umuntu ufite umutungo munini, nta nzu yinjira mu yindi. Uwo mutungo wanjye mutoya kugeza uyu munsi ndi guharanira nsabira uburenganzira, niyo mpamvu nagannye ubutabera. Nibaringa ni mu buryo bwo kugira ngo baducecekeshe abana babo babe bari kwiga, bazagumye badukandagiza iki gitugu abacu bari kwangara. Ndewe naje ku rukiko nari nitabye nzi ko uyu munsi ku itariki 5 nari buburane, ariko nyagera dusanga ntibegeze batumanika, batubwira ko tuburanira ngo kuronore yini bitubera inshobera mahanga, nta muntu numwe wegeze usanga baramumanitse. Turangije rero ko kumenya yuko tutaburana haba imvururu, twazwa n'ukuntu ministeri yaba agiye guteranya abaturage akishyura umuturage umwe twebwe tugasigara. Nicyo kintu cyatumye twese twivumbura tugira imvururu, turi hano ku rukiko tugira umubabaro mwinshi cyane. Iki ni ikibazo giteye impungenge cyatumye abaturage twese dusubiranamo. Ni ibisambo bibiri, turashaka ko icyo gisambo cy'umwavoka nacyo bagomba kukibaza impamvu kiburanira umuntu utararuhaye urubanza. Nitwa Barizeye Fabien, impamvu yanzanye hano ku rukiko ndi kuburana n'umujyi wa Kigali wansenyeye umutungo nari mfite Kangondo ahazwi nka Bannyahe. Mu rukiko mu by'ukuri dusanze ibintu byahindutse ko byari byitezwe, aho dusanze ibintu byose babishyize online, biratuyobera. Twagize ikikango cyo kuvuga se ko imanza bazishyize online, dufite abantu batwunganira ntabwo baduhagarariye.
baratwunganira. Yo bavuga kunganira umuntu nuko mufatanya, urumva ngo abavoka barajya batuburanira twe tudahari, ubwo imyanzuro tuzayimenyeshwa nyuma. Mu by'ukuri ni ibintu byaturenze, ndetse babonye ko hari kugaragara kutumvikana. Njyewe ndaburana umutungo wanjye, niba mburana umutungo wanjye simfunze ngo ndaburana kuri online, nge ndahari, nibashyire ibintu muri rusange tuburane ku mugaragaro, twere kuburana n'umuntu tutareba. Niba umwavokazi akababaro mfite ko nabigaragariza umucamanza, bityo agaheraho aca urubanza neza, ubu mwavoka azi uko naraye, ni ukuvuga ngo bari kudushyiraho ibintu nakwita uburyarya byo gufata abavoka babo bakajya hariya. Ntashidikanya ko mu by'ukuri tuzanatsindwa, nk'uko umuyobozi umwe aherutse kubivuga ngo ntabwo tuzatsinda leta. Ariko nkibaza leta ninde, ko nari nzi ko leta ari umuturage, kuki umuyobozi ajya hari agahagarara akavuga ngo ntabwo abaturage tuzatsinda leta. Leta ni iki? Ntabwo ndasobanukirwa leta icyo ari cyo mu by'ukuri. Mbonereho no gusaba inzego za RIB zinjire muri dosiye yacu ya Kangondo, zikurikirana umunyacyaha wese uri kugaragara, yaba bari gukoresha impapuro mpimbano, yaba bari gutegeka inkiko, ko RIB yakwinjira mu kiriya kibazo cyacu mu by'ukuri tugahabwa ubutabera. Nje dosiye yanjye nimbona bigumye kuzamo amanyanga, nzi neza ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kigendera ku mategeko, nimbona bigomeje kuzanamo amanyanga ndakuramo icyangombwa mbivemo. N'ubundi twambuwe amategeko ahari, tusiragizwa mu nkiko gutya, amategeko arahari ntiyubahirizwa. Bivuze ngo nkibaza ukuntu azanjyana mu cyumba kimwe baransenyeye inzu y'ibyumba 6, nkibaza nge sindabishyikira. Urumva harimo amanyanga, ngewe urabona afite ibyangombwa byanjye ngibi, nzabibika igihe nzahugukira nzagaruka. Ngewe icyo nakwifuza mu by'ukuri, tumaze igihe tuzerera, tubayeho nabi. Ubu urabona turi kwitegura kujyana abana ku mashuri, nta minerivare, turi kurwana n'ubukode, twarasenyewe, dusenyerwa inzego zose kuva ku mukuru w'isibo kugera ibukuru, bose barabirebaga, nta n'umwe wigeze dutabara. Turatabariza abana bacu ba Kangondo kugira ngo duhabwe ubutabera, nabo bazajya kwiga nk'abandi bana. Naho ibindi byifuzo byo nta n'ibyifuzo nakabaye ngira, kuko amategeko arahari. Itegeko ryakabaye riza rigashyira mu bikorwa ibyo ndi gusaba, ntabwo nakabaye nifuza. Rero utekereza ko ari iki cyaba cyatumye bashyira online? Ni uburyarya no kugira ngo babone uko batwiba imitungo yacu, ni ukugira ngo badufatire ibyemezo tutagizemo uruhare. Nibaringa ni mu buryo bwo kugira ngo baducecekeshe, abana babo babe bari kwiga, bazagumye badukandagiza iki gitugu, abacu bari kwangara. Cyatumye tuza hano ku rukiko, nyine twatanze ikirego cy'uko tugomba kuburana iby'imitungo yacu aho dutuye. None ukuvuga ngo cya kirego bari baduhaye uyu munsi wa none ko ariho tugomba kuza, ariko impungenge dufite nuko uwo muhuza batubwiye ko tugomba guhura, tutigize kumubona ngo aduhereze gahunda uko yaba yifashe, ngo tumenye natwe nawe atumenye. Ni umuhuza cyangwa n'ubunganira amategeko? Umwunganira amategeko. Ntabwo twamubonye. Nizo mpungenge tufite kugira ngo dusobanurire aho ukuri tumenye ngo aho ukuri kuraha cyangwa ukuri ndikura, ariko n'ubu ngubu ntabwo tumuzi isura. None se uzaburanira umuntu utazi isura ye? Azakuburanira nawe utazi isura ye? Kandi byongeye si no kuburana, uretse ko ni umwunganirizi w'ikirego mba natanze w'imitungo yanjye. Uwo mwunganizi se numva uri kugiraho ikibazo, se wo mwishakiye? Hari undi nawe wari watwunganiye, wari washatse kutwereka inzira y'uko tugomba kumumenya, niwe twanyuzeho, ariko ntabwo yabashije kumutwereka. Izina ryanjye ni Tuyizere Selemani, nkaba ntuye muri Kangondo ya 2, nkaba ndi hano ku rukiko kubw'umubabaro ngize mwamasaha mu minota nk'10 ishize. Umubabaro ushingiye ku kise? Kandi umubabaro ikintu ushingiyeho, twe twaje hano tuje kuburana. By'ukuri ibintu bitubayeho ni akagambane, kandi koko kakomeje gutegurwa. Muri iyi minsi abantu bari gukora, bari guterana, insengero zarafunguwe, utubari twarafunguwe, inkiko abantu bemerewe kujyamo umubare ni runaka, ariko twebwe ikidutunguye n'ikitubabaje nuko twageze dusanga bapanze ko tugomba kuburana ngo online. Kandi nubwo ari integura rubanza, ahagombye kuba mpari. Niba ari byo nongeramo mu byo umucamanza ari kuvuga, nkaba nabyongeramo.
niba ari ibyo numva kandi nashyizemo bitari ngombwa nkaba nabikuramo ariko igihe ntunguye nuko bambwiye ngo none urayini ngo umucango ngo umwavoka ngo araburana ngo tudahari icyo nicyo kintu kitubabaje impamvu nyine ni ya mitwe harimo imitwe hano harimo n'uburyo bwo gushaka kugira ngo babashe kutubeshya no kudutwara nk'aho turi ibicucu babona ari watermelon twikoreye ibintu barakora ibintu bakadufata nk'aho ari ibihaza biri ku mitwe yacu nta nubwo batekereza ko dufite ubwenge twarababaye tubabaye imyaka 4 muri iyo myaka 4 ntabwo bagombye kuba badukora ibintu nk'ibi niba bumva biyaminiye bafite ubushobozi bakaba bafite ubushobozi bwo kuburana ibyo baburana ari ukuri nibajya habona tuburane bakora integura urubanza turi kumwe ibintu byose duhari reka kuzana ibintu byo gushaka ngo imanza ngo n'abantu benshi nibo babiteye nose baragira ngo tubumwe badushyira mu gatebo bapfundikire nicyo nuko ibintu bimeze ukuntu ikibazo kimeze bari gushaka ko batujyana mu busanza ku ngufu iby'urubanza bari gushaka ngo barwice kuko bafite ibyo bamwemereye nibyo ari kugenderaho kugira ngo twebwe bita ngo dufite imitungo mito ariko natwe ntabwo ari mito nkanjye baje bakabara atari ukungenera ushobora no kuba nagera no muri miliyoni 60 ariko ntibitunguranye kuba barambariye ngo miliyoni 14 ahantu ha metero kare 300 izo 14 sezo bemeye kuziguha ntago bazimba kuko aho bigereye n'igihombo bamaze kunteza n'akaboro maze kunteza n'ubu sinshobora kuyemera ntago ndi kuyemera ngiye nitwa Nyirabatware Christine naje ku rukiko hano inje mu kirego mu rubanza mburana n'umujyi wa Kigali ariko nahageze bimbere nshoberamahanga nahageze nzi ko ngiye kuburana ari umwavoka namubuze no kuburana simburanye bari kumbwira ngo barabishyira ku ikoranabuhanga kandi ngewe singira ikoranabuhanga sinzi nuko barikoresha kugeza ubu rero niyo mpamvu ubona hano twacitse intege byadushobeye nagahinda mbese twagaze hano twubona musa naho mwirunze ku rukiko muvugana n'umwanditsi w'urukiko yababwiraga iki byaremeze bite twageze hano tugiye kureba dosiye aho twiyanditse kugira ngo tujye mu rubanza dusanga ntibatumanitse tuba tugize ikibazo gerefiya baraje adusobanuriye impamvu tutamanitse atubwira yuko baje kureba basanga ngo turi mu ntegura rubanza ngo tugomba ngo babishyira ku ikoranabuhanga ngo abavoka bacu ngo bakabikurikirana kandi nabo ntabo twahabonye ngo ikigiye gukorwa n'iki ikigiye gukorwa ni ukongera tugahindura abandi bavoka kuko turabona ibingibi byatuyobeye ese abo bavoka ntabwo ari mwe mwabihitiyemo abavoka twabihitiyemo batubwiye ko bazadufasha mu kuburana imitungo yacu duheruka tuvugana ibyo ubundi ntitumubona ntagaragara ntituzi n'uwariwe mubashyira online tibara abaturage ndabazi ntago muri wona uko mubiba cyangwa muri wona uko mubabeshya ngo babyemere tini mubishyira online bacika intege ntago tuzazicika umutungo n'uwacu twarawuhashye twarawuvunikiye dore nk'ubu ndashaje ubusana urabona nta kongera guhanga ibyo nahashye nari mfite umutungo ufite agaciro ka miliyoni hafi 50 zinarenga ariko ubu ngubu bagiye kukubita hasi ngo bagiye kumba icyumba na saro umuntu w'umusaza ufite abana 4 n'umurye n'umukozi n'umugore nanjye ubwanjye ntago bishoboka kuki mudashaka kujya online se mwebwe twebwe online se turayanga ese ubwo mbwira ndajya online ndahurira na avoka nta nagaragara ngo tumubone ari wabonye wendi wageze kare bagashaka kukwirukankana ngo abona abanyamakuru ni mubafate ntitubashaka kuki se babanga niba bari mukuri nibareka abantu bose bakurikirana urubanza rwacu bijyanye n'amategeko niko tubishaka uwo mwavoka se mwe mwamubonye nta nuwo twabonye nta nuwo tunamuzi niba yanavuganaga nawe ntitubizi niba ari message yandikiraga kuko yabidukoze turi rusororo twagiye rusororo tujya gutangira gutanga y'urubanza ibyatubayeho nta muntu utabizi twagiye twumva ngo umwavoka ngo arabuze ngo ari butare ari buburana uwo munsi ari bunana abantu barenga 200 twatanze amafaranga ganga karahiye niba rero batekereza ko nta bwenge dufite nicyo dushaka kuzamenya uwo umunyamategeko ubunganira yitwa nde izina rye ntanarye bagiwe ko sindanamubona unganirwa n'umuntu utazi none se naramubonye none bigeze finali ibi bitubaye murabibonye namwe nk'abanyamakuru umugiye gukora iki icyo tugiye gukora
reka turebe ko ibyo batubwira atari ukutubeshya ariko nizere ko batazavuga ngo abantu mwese ngo ntitwababonye ku rukiko icyo kintu manje ngivuze imbere y'itangazamakuru ndanagisabye ejo batazavuga ngo ntitwageze ngo baradutumiye ntitwitaba dore nibo babidukoreye ibyo badukoreye itangazamakuru mwese murabibonye ibyo badukoreye batubwiye ngo none urayine ejo tutazaza bakavuga ngo ntimwaje mu integura rubanza ngo ntago mwabonetse ugasanga bagiye kongera kudutangisha amafaranga dutanga ikindi kirego byose babimenye manitse akaboko bose babimenye ko ibi bintu tutazabyemera twari duhari nibo batubwiye ngo none urayine nibagenda babikora urayine yabo dutegereze ikizakurikiraho nta kindi icyo nifuza nuko babidukorera ibintu tugaca imbere y'ubutabera nabo koko niba bumva bari mu kuri bazagaragaza ukuri kwabo online ufite ikoranabuhanga rifite ushobora kurigeraho ndarigeraho ubwo ndaza kureba ndebe icyo bavuze ku mwanzuro ku kirego cyane reba icyo bakivuzeho n'ibyo nareze ndebe niba ari byo bakomeje kwemezamo mu rubanza ubwo nisanga atari ko bimeze ubwo nzagaruka ku rukiko wowe wasabaga iki uri kuburana ubona usaba iki jewe icyo nsaba ndasaba ko bansubiriramo bakambarira icyo nicyo cya mbere icya kabiri bakamba 5% y'ihungabana 5% yo kunsiragiza mu nkiko bakampimbira n'umwavoka hari n'ikindi nuko byose simba nabikurikiranye bari ku mpapuro turagushimiye ko ikiganiro IREME TV kuri munsi w'itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2021 murakoze kandi namwe mutuvuganire ni mwebwe dusigaranye wo kutuvuganira abandi bose badukuye amaboko murakoze nitwa Barawugira Jean Dolape aba ntuye mu murenge wa Remera karere ka Gasabo akagari ni Nyarutarama kibiraro ya mbere narinje hano ku rukiko niteguye kuza kuburana uyu munsi wa none kuko bari baduhaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 tuhageze dusanga ngo ibintu babihinduye twari tuzi ko tuburana turebana muri sare birangije batubwira ko tugomba kuburana ku ikoranabuhanga kandi ibyo ntago twigeze tubimenyeshwa ubwo rero turi mu kibazo cy'urujijo hagati aho ngaho waruvuze ngo bababwiye ku itariki 4 ku munsi ni ku itariki 5 bari batubwiye ku itariki zine biba ngombwa ko duhabwa sinyasiyo ku itariki 5 none baduhaye ku itariki 5 twitabiriye urubanza uyu munsi wa none tuhageze bavuga ko ari ku ikoranabuhanga tugomba kuburana kandi ku ikoranabuhanga twakagombye kuba twarabimenyeshejwe byibura tugashaka niyo bagatubwira niyo sare twahuriramo tukaburana turebana none se aya masaha ubu ngubu inyuma yo kubabwira ko mujya mu ikoranabuhanga iryo koranabuhanga murarikura he biragenda bite icyo kibazo turagifite kuko twebwe twari twashatse n'umuavoka wundi dusanga hari uwa mbere wari uhari yarihuje n'imanza zose icyo kibazo tuhura nacyo tukavuga ese niyo sare yashakwa umwavoka yarihuje n'ikibazo cyawe kandi uwo mwavoka twebwe turamuhakana kuko nta masezerano dufitanye nawe uwo dufitanye amasezerano niwe twemera ko agomba kutuburanira wenda akaba yanadushakira n'iyo sare mugiye kuburana mugiye gukora icyo ngubu ubu kugera n'iyi saha turacyari hano ngo hari abatangiye kuburana nabwo ariko icyo kibazo kirahari kuburana kukuburanira kukunganira udahari ni ikibazo wakagombye byibura kunganirwa ukumva n'ibyo bakunganira ibyo ari byo ariko iyo mwibaza ku mwavoka kandi umuntu itegeko rimwemera kwitiramo umwunganira ntabwo mumuzi se twebwe turamuzi hari uwa mbere waje kudutangira ikirego turamwishyura birarangira kudutangira ikirego turangije dushaka undi mwavoka wundi wihariye noneho tumushatse tugirana nawe amasezerano y'uko agomba kuduhagarira mu rubanza akazatuburanira nk'umunyamategeko ubwo nawe turi kumwe nawe ariko tukagira izo mpungenge z'uko n'uwo wundi ashobora kutwunganira akaba yatwunganira tudahari kandi ibyo tutabishaka twaramuvuyeho ariko ko ibintu byose biri mu mucyo baretse tukabishyira mu mucyo ubundi iyo umuntu avuga ibintu byiza nareka abantu babyumve yari ibintu bibi nabyo nareke babyumve bamugaye niba ari byiza twebwe impamvu tuvuga ko ari byiza kugana ubutabera ni byiza niyo mpamvu twe twagannye ubutabera nta mpamvu rero kuducamo ibice ntibyanashoboka ariko twe turaharanira umutungo wacu wa buri muntu ku giti cye